guys, ngiye kubisabira akantu kamwe gusa. Icyo usabwa wowe ni ukunega amatwi. Ngiye kubereka amashusho ameze neza, mbasobanura akantu ku kandi, kubera ko filime irarimbanyije igiye kuboneka. Mu by'ukuri nta mashusho azagaragaramo, w'icyo usabwa ni ugukurikirana utwo tuvideo ndi kugenda ncishamo kugira ngo ubashe kuba wamenya ibizakurikiraho muri filime. Twagiye. Urabona aho ngaho Alice ari gukatagura igitunguru, agiye gutegura ifunguro ry'umugabo. Mwabonye ko agafiriti noneho kagiye gusha, ayakubisamo utunyanya kugira ngo umugabo we amwishimire ndetse bishimane. Aho ngaho ni mu gikoni kwa Alice. Murabona ko ifiriti imaze gusha, igisigaye ni ugukubitamo umureti. Ese mu by'ukuri koko guys, nawe nimba uteka nka Alice, urasabwa kwandika comment uvuga ati ibi ngibi nanjye ndabizi. Wowe icyo usabwa no gukurikirana ukareba ese ibintu biraza kugenda gute. Mutega amatwi kandi munakurikirane video akantu ku kandi, kuko murakuramo ibintu byinshi byiza ndetse n'ibyishimo muranabikuramo, kuko benshi twatangiranye na filime mwabonaga ukuntu mama Lewis yahanaga Alice avuga ati Lewis ngewe sinatuma ushakana n'uriya mukobwa bita Alice, ugomba gushakana na Tricia. Mu by'ukuri Tricia nawe afite umukunzi we Dani, ariko Alice ari kumwe na Lewis. Rero ubu bwose ni ubuzima Lewis ari gucanamo na Alice mu rugo rwe. Nubwo se filime yose tutari twayibagaragariza, ariko nta cyumweru kiracamo filime itabonetse. Mu by'ukuri mwe kujya muturenganya muvuga ngo ni ukubera iki, ariko ntabaciye intege n'ejo wakumva ngo yabonetse, kuko iyi filime igihe izarangirira iracyari muri studio. Urabizi no gushutinga amafaranga ni menshi. Ngiye kumena ibanga. Urabona iyi filime season ya 2 tugiye kubazanira yadutwaye $1,935,000 by'amanyarwanda. Muri kumva ko ari amafaranga menshi cyane kugira ngo mwishime ibyo byonyine gusa, kuko erega ibyishimo birahenda. Buriya iyo ukoze ibintu nta byishimo birimo n'ubundi birapfa cyangwa se ukanabizira. Mu by'ukuri iyi filime iracyari muri studio, kuyeditinga baduciye $850,000. Gushutinga byatwaye $1,000,000. Urabizi nyine byose ujye mu madetayi, ni ibintu byinshi byadusabye kugira ngo filime yanyu iboneke. Iriya ya mbere yo kuva mwararangije kuyireba, byo ntari ngombwa kubabwira amafaranga yagendeyemo, kuko urabona ko twageze ku bice byinshi cyane. Ushaka ko mbikubwiraho wanyandikira muri comment ushaka kubimenya. Erega nimwe dukorera. None urabona ko Alice aho ngaho ari kwishima kubera ko ari mu rugo rwiza. Aha ngaha aratwite. Niyo mpamvu mvuze ngo reka mbereke amavideo, mukurikirane neza akantu kandi kugira ngo muzabashe kubibona muri filime bitabatungura muvuga ati ese ibi bintu nabyo byajemo. Ndika mbanze mbibereke kugira ngo mubashe kubikurikirana neza. Murabona urwo rugo ni urwa Alice na Lewis, ku nkunga bahawe na mama wabo ya $25,000,000. Izindi zose Lewis azikomeraho kugira ngo abane na Alice neza cyane. Mama Lewis yihanangirije Lewis amubwira ko agomba gufata umukazana we neza Alice. Ibyo ngibyo ni ibintu byadushimishije cyane. Urebye n'ibintu yamukoraga avuga ati singushaka mu rugo rwanjye, bamusohora, bamukubita, bamuciraguraho, bamwima ibiryo. Ibyo bintu iyo tubitekereje twumva agahinda katwishe, ariko twasubiza amaso imbere ahantu tugeze, tugasanga ibintu byabaye ibyishimo. Buriya ngo ikintu kibaho kubw'impamvu, kandi mu by'ukuri hari igihe
umuntu akora ibintu nyuma akaza kuyicuza. Mama Lewis yasabye imbabazi nyinshi cyane, avuga ko ibyo yakoraga atabitekerejeho ariko ubu ngubu yisubiyeho. N'ikindi kintu mpora mbabwira ariko abenshi ntabwo bakizi neza, buriya iyi filime ya The Homeless mwabonye, buriya mwe kujya mubyitiranya. Iyi filime ni filime yabayeho imbonankubone. Ubu buzima bwose mwabonye muri filime, uku nguku Lisa yababajwe bikomeye cyane, ababazwa na Mama Lewis, byose byamubayeho, aza gupagasa i Kigali, noneho bikaza kuba byagenda nabi, mabuja we akamwirukana. Nibwo noneho yaje ibi byose kuba yahura nabyo, aravuga ati ubu buzima bwambayeho, ibintu byambayeho, reka mbitangarize n'abandi kugira babone ko njyewe nahuye n'ibintu byinshi cyane, kandi nabo be gucika intege, igihe kiragera Imana ikaguha. Mu by'ukuri Alice yagiye gushaka akazi ko mu rugo nk'ibisanzwe, arakabona, bamuhemba 25, noneho muri kwa kukabona, noneho Alice akajya yitaho kuruta mabuja we, noneho mabuja we aza kuba yamwirukana. Nibwo Alice yabuze ukuntu yataha, n'itike ntayo, yagiraga imyenda 2 gusa. Birumvikana ko yari afite ubukene buteye ubwoba, noneho atangira kurara ingangi munsi y'ibiraro, ahageze agatangira kuhapiga igoti, agatangira kuhajyama kubera ko ibintu byamubanye irabu. Noneho nyuma haje umugiraneza uri mu modoka, atabiswi hanze, Alice ahita ajya kwitoragura. Hanyuma umukire abahura gutyo, aravuga ati kuki utoragura biswi yo hasi, iyo umbwira nkakugurira iyawe kugira utoragura ibyaguye hasi. Hasi aravuga ati ntabwo nari kugutinyuka, inzara imereye nabi. Amujyana mu rugo, babana neza. Nyuma Alice biza kumuhira. Nk'uko ni filime imeze, niko nk'uko byagenze. Lewis ata akamanyu k'umutsima hasi, noneho Alice akaza kuba yagatoragura. Mu by'ukuri urumva ko bifitanye isano. Alice niwe wabyivugiye ati ndashaka iyi filime, binyoroheye kuyandika, ni ubuzima bwanjye nibwo turakina. Ni ukuvuga ngo iyi filime nta nubwo yigeze yandikwa, kuko n'ubuzima bwa Alice yakinye, ubuzima bwe nibwo yasubiyemo, biza kumuhira, birarebwa. Ubu ngubu nizere ko abenshi bamenye ukuntu Alice yabayeho. Ako ni akabanga mba mbameneye kugira ngo twishimane, kubera ko Alice yabayeho neza. Namwe muzabaho neza, abameze nabi muzabaho neza cyane, kandi ndabakunda cyane, mbahoza ku mutima. Bye bye, subscribe.